Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Nongeye kubaramutsa abakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye baramutsa ni Bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine. Nongeye kubifuriza kugubwa neza no kongera kubaho mu buzima bwuzuye urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo muri kino cyumweru twatangiye umunsi w'ejo. Nkuko amaze kumenyera rero urubuga rwa Saveur Divine mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi tubategurira ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana tukabiganiraho uko iminsi igenda yicuma yegera imbere tukarushaho kugenda tuganira ijambo ry'Imana muri ubu buryo. Manje gushima Imana ku bwa bene data bamanjirije baganiye neza amagambo y'Imana ku bijyanye n'urukundo rw'Imana ndetse n'ibindi byinshi. Twishingikirije cyane ku ijambo tubona mu gitabo cy'Abaroma bice 12. Nanjye sinjya kure yabo rero ndagaruka muri iki gitabo cy'Abaroma bice 12 umurongo wa 11 n'uwa 12 n'imirongo tugiye kuganiraho. Bene data bamanjirije bashiki banje babaye nk'ababivugaho, ariko nanjye nibyo ngarukaho nubwo ntavuga cyane bisa nk'ibyo bavuze, ariko turacyaganira kuri kitabo cy'Abaroma bice 12 twumva neza ikimana dushakaho n'iki twifuzaho muri ibi bihe tugezemo bya nyuma bibanziriza kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Nidusoma igitabo cy'Abaroma bice 12 umurongo wa 11 haravuga ngo ku by'umwete ntimubibyangwe, umuhirimbane mu mitima mukorere umwami wacu. Hakavuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Nayo magambo tugiye kuganiraho. Ubu iki gitabo gisomye uhereye ku murongo wa mbere w'igitabo cy'Abaroma 12, Paulo yarikiraga Abaroma babyo ngo nukorewe bene data ndabingiye kumwe imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Ni inama yabagiraga inama nka bene se yarazi kandi bafatanyije urugendo rujya mu ijuru. Arabwira ngo bene data rero mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Agenda bagira n'izindi nama kugenda usoma umurongo ku murongo, ugenda numva inama yagiye abagira, agenda ababwira rwose ngo ntibekushanya n'abiki gihe, agenda ababwira rwose umuntu wese muri bo abo umuntu wejejwe ufite kwizera, agenda ababwira ku byerekeye iby'imibiri ko batanga imibiri yabo ikaba ingingo rwose zishimwa n'Imana, ababwira guhuza no gushyira hamwe, ababwira ko urugingo rwose rugomba gukorana n'undi, umuntu akorana n'undi kandi mu bwumvikane no mu mahoro nk'uko ingingo zose zihuriza hamwe zikabyara umubiri. Agenda ababwira ibintu byinshi, ababwira ku by'urukundo ko bakwiye gukundana, urukundo zigira uburyarya, ababwira amagambo menshi. Nusoma igitabo cy'Abaroma kuri ibi bice 12 ni igitabo cyiza cyisheraho n'igice cyiza cyane kirimo inyigisho zikwiriye umukristo wese ushaka gukomera mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri yagakombye gusoma akumva ngo niki Imana icakaho muri ibi bihe ndimo bya none. Ku murongo wa 11 rero wari tugiye kuganira n'umurongo wa 12 baravuga ngo ku by'umwete ntimubibyangwe. Ahangaye babira kubijyanye no kugira umwete. Bene data bashiki banjye dusangiye gucungura n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, nanjye nagira ngo nongeye mbabwire ko ku by'umwete mwe kubibyangwe, muhirimbane mu mutima mukorera umwami wacu Yesu. Dukwiye gukora n'umwanzi yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa butari bwira, ubwo nzabambwa ngo sinejejwe cyangwa se ntibigishoboka. Ibi nta kindi bitubwire ko dukwiye kugira umwete mu byo dukora, ntitubibyangwe mu byo dukora, ahubwo tugira umwete. Niba uririmbana umwete, niba usengana umwete, niba ubwirizanya umwete, mu byo gukorera Imana ukorana umwete. Ku byo gusura abarwayi dusurana abarwayi umwete, ku byo kugira ubuntu tugira umwete, ku buryo mu byo ukora byose uba nyambere, uba w'imbere ntube w'inyuma. Ibyo yababwiraga arabyo ku by'umwete rwose mwe kubibyangwe, ahubwo muhirimbane mukore nk'abakorera umwami wacu Yesu Kristo. Bene data bashiki banjye namwe dusangira
iri jambo ry'Imana ndetse n'uzumva iki kiganiro ari we wese, nanjye nirakwifuriza kugira ngo ugire umwete, kuby'umwete rwose ntusigare inyuma, ahubwo ugire umwete mu gukorera Imana. Uko abakorera Satani barimo bagira umwete, niko muri yaririmbye ngo mugire umwete uko abakorera Satani barimo bagira umwete. Abakora ibyaha bafite umwete, barimo bashyira umwete mu byo bakora. Abakora ibyuma n'ibindi bintu, abakora intwaro za kirimbuzi bafite umwete, bari gukora ibirimbura abantu vuba. Abakora ibindi bintu bafite umwete, ndagira ngo ubwire ngo iyi si abakora ibyo bakora bafitizemo umwete. Mureke natwe rero abajya mu ijuru bakorera Imana tukiremo umwete, twe kuba ibyangwe, ahubwo kuby'umwete dukorana umwete rwose. Ngo umuhirimbane mu mitima mukorere umwami wacu Yesu. Duhirimbane, dushyiremo imbaraga mu gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Ku murongo wa 12 narakoze cyane, ngo mwishimye mufite ibyiringiro. Bene data, ntabwo twebwe dukora ari ibintu birangirira ahangaha. Niyo mpamvu tugomba kugira n'umwete mu buryo budasanzwe, kubera ko ibyo dukora dufite ibyiringiro nyuma yaho. Yaravuze ngo mukorane umwete mu byo mukora, ariko mukore munishimye mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba. Mu gukorana umwete ashobora kuzagira amakuba avukamo, ariko tuzihanganira amakuba, ahubwo dukomeze dukorane umwete, ngo mukomeze gusenga mushikamye, nibyo buryo buzafasha. Bene data, nabonyemo ibintu bibiri bikomeye muri iri jambo, ngira ngo bizagufasha nawe mu byo uzakora byose, kugira ngo ubashe gukorana umwete. Nuko uzabasha kwihanganira ibikugerageza, kandi nuko uzagombesha gusenga ushikamye. Biragusaba guhagarara mu mbaraga zo gusenga, biragusaba gutunga impano yo kwihangana, kugira ngo urusheho gukorana umwete muri ubu buryo dukoramo tujya mu ijuru. Yesu ari hafi kuza, turi mu gihe cya nyuma, turi mu minsi ya nyuma. Reka rero dukorane umwete, kuko uwaducunguye ari hafi kuza, kazajyana abanyamwete. Ndabifuriza rero, nanjye niyifuriza kurushaho gukorana umwete mu byo dukora, mu mirimo yacu ya buri munsi dukorane umwete, mu byo dukora dukorera Imana dukorane umwete, mu gukizwa dushyiremo umwete, mu kwihana ibyaha dushyiremo umwete, mu kuba abantu beza dushyiremo umwete. Bene data, ntituba inyuma, ntidusigare inyuma, ngo tuba abantu badafite umwete mu byo bakora, ahubwo mu byo dukora byose dukorane umwete. Mu gukiranuka dushyiremo umwete, ntiturindire ngo tuzakiranuka ejo, kiranuka none, shyiramo umwete. Mureke ibyo dukora byose dukorane umwete. N'abatubona bavuga ngo abantu n'abanyamwete mu gukorera Imana. Rega umwete wacu uzatuma benshi bakizwa banahindukire. Uzi ko umwete wacu wonyine ushobora gutuma abantu bihana bakava mu byaha, bakaza bakegera Imana, bagakorera Imana mu buryo buzima kandi bufatika. Mureke rwose dushyire mu mwete, kandi duhirimbane mu mitima yacu. Ntagire ibindi bidutwara umwanya, iby'isi ntibidutwara umwanya, ahubwo duhirimbane mu mitima yacu mu gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Jambo narikunze cyane, yatubwiye ngo turushaho kwihanganira amakuba kandi dusenga iteka. Bene data, nta kintu kizadushoboza uretse kubaho twihangana. Tukiri mu isi, niko umwanditsi yavuze, ngo dufashe igihe mu ntambara, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere itagaragara. Mureke rero twihangane muri aya makuba ducamo, mu ntambara ducamo, mu bigeragezo ducamo. Twihangane uburyo buduhesha gukorana umwete, kandi twongere ibihe byo gusenga, uburyo butuma ibyo dukora rwose bigira imbaraga bikagera naho bigera. Ndabifuriza kuba abanyamwete mu gukorera Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.